dukomereze hano sha episode 273. Antara arafashwe da ntibutse yuko uri kumva aracyari bingo. Uru rushyi rero n'urw'uko wagerageje kuzana icyuho hagati ya Akshati na Godani. Urumva amukubise rushyi, amukubise iki zitandukanye geke amukubise nta nubwo ndi kubasha kuzibara. Yakibuka मैं अंतरा को अभी इसी वक्त यहाँ से ले जाऊंगा. Antara ngiye kumukuranga. Jewe ntabwo nakomeza kubana mu nzu imwe n'umuntu wishe umwana wanjye. Oya mama, रहने दीजिए. अंतरा गुनाहों की सजा लॉर्ड कृष्णा तो देंगे ही. Nubundi Imana yasagwanira Antara ibyaha bye yakoze. Hagiye gukurikiraho n'itegeko rero. तेरी जान ले. Ndifuza wakuma nka kwica. Byibura urupfu nirwo rukwiriye ibyaha wakoze. Nubwo umuntu yagukubita inshyi nyinshi sha ntabwo byakuraho ibyaha byawe. Akshati yaragukundaga cyane, umuryango wacu warakubashye uragukunda, ariko ikibazo twakwizeye buhumye. Wowe wakoze iki? Waratugambaniye. Amakosa ni ayacu mama, turabyirenganyiriza rwose. Cyane kuba njyewe ndi umuntu wizeye Antara. Ubundi Antara yari akwiye kwizerwa. Nakoshereje Godani kubera Antara. Ni ukubera ko tutabashije kumenya gahunda y'uyu mugore n'urwango yari afitiye umugabo we. Ahubwo yaraje afatirana urukundo rwacu n'icyizere cyacu, turamureka arabikora, aradushuka, atuma twizera ibinyoma bye. Twakabaye twarabyumvise ko ari kubeshyira Godani. Twese twahumishijwe n'ibinyoma by'uyu mugore. Yakoshereje Godani, ariko ubu ntabwo bizongera kuba mama. Nicyo gihe ngo amakosa yacu tuyakosore. Amakosa ariko ntabwo ari ayanyu. Mwese n'ubundi mwakoze ibyo niyo mbategerejeho. Muvuga yuko mwubaha ibintu by'urukundo, mwubaha abantu, mwubaha abagize umuryango, ariko uyu mugore nta nubwo yigeze aba umwana mwiza. Igihe cyose niko yari ameze. Ahubwo umuntu ugamije ikibi arifata agafatirana urukundo rwawe, akangiza n'ibyo asanze ari byo umubano wari usanzwe uhari. Agambana icyizere cy'umuryango wacu, uraza guhanwa tu. Niba bagiye kumukorera iki? Simbizi. Cyane rwose aravuga ukuri. Amategeko araza kuguhana, ariko natwe ntabwo turi kureka ngo upfe gucika umuryango wacu gutyo gusa. Niba bagiye kumukorera iki? Niyo mpamvu turi buze kugwana. आज जिंदल परिवार की दोनों बहुएं इसका मुंह काला करेंगी. Oya Duruga, oya. हम आपको ये सब नहीं करने. Ntabwo nakureka ngo mukore ibyo bintu. लगाएगा इसके चेहरे. Nta muntu ugomba kumusiga icyasha. Ibyo nyine Antara yakoshereje umuryango wacu, bari bagiye kumusiga ingwa y'umukara cyangwa ibara ry'umukara. सजा देने के लिए उससे भी बड़ी गलती कर देंगे तो हम में और अंतरा में क्या फर्क रह जाएगा? Nubundi ibyo byose tuyikoze nta tandukano twaba dufitanye nawe. सोचना भी मत कि अगर nabitekerezeho nihagira ugerageza gusiga isura yanjye ngo y'umukara mpita muvuna ukuboko. Nibaze ko kiri no gukanga we, nibaze ko kiri no gukanga. Ntabwo muri bose kunsiga ibi. Jana gambanye umuryango se. Iyi saro ntabwo yari amaze igihe ari kumfasha hamwe na Duruga. Kibura nuko Duruga yamaze kumenya amakosa ye. Ariko ibi byose nabikoze kubera ko ari Antara wantegekaga, niwe watumaga mbikora. Nawe ntabwo ari buze kuguma muri uyu muryango, agomba kujya muri Amerika hamwe n'umugabo we. Ni ukuri rwose mumbabarire, amakosa ari ayanjye, numviye Antara naho ndi bujye. Oya, buri wese agomba kubona igihano cy'ibyo yakoze.
ngomba kujya muri Amerika agasanga umugabo. Rero wowe घर में और नहीं रह सकता. ntabwo wakomeza kuguma muri iyi nzu. Umenye neza. अंतरा. Yaba ari wowe cyangwa Antara. क्या आप अपने पति के साथ अमेरिका में रहेंगे? Itandukaniro nuko wenda wowe utari buze kujya muri gereza, we agiye kujya muri gereza, wowe ugiye kujya muri Amerika usanga umugabo wawe. उसके लिए दुनिया की कोई भी सजा, जेल. Rero nta gihano muri iyi si कब है? cyaza kigasimbura ibyo wakoze uretse gereza. Kure kujya muri gereza. खून की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी? Ibaze ko na musaza wawe utigeze umubabarira. Gute se ngewe wambabarira? तुम्हारी शक्ल से भी घिन आती है मुझे. तेरे भर की अकल है नहीं. Erega n'undi umugabo w'igicucu. है नहीं, लेकिन तुम Ntabwo wakibwira ikiri ukuri kiri amafuti. अभी की गलत क्या और सही क्या? None ngiye kubihanirwa. Very nice. None utangiye kunyigisha uburyo ngomba gukosora amakosa yanjye. Buretse बस buretse. बहुत हुआ ये अंतरा पुराण. अंतरा ये है अंतरा. Birahagije guhora muvuga nabi. तक करती अंतरा ये अंतरा. Yewe ndi umunyabyaha. Ibiki muceceke se nyine. Muceceke. सिर्फ अंतरा है. Ni njyewe umwana mwiza. मान में बस एक ही अंतरा है. Got it? Nta wundi muntu umeze nkanjye muri iyi si. Mwabyumvishe? माफी मांगने का Ndabyemera nyine. लेकिन बस I am done. Birahagije. Ndetse mwembi babiri rero. मेरा मुंह काला करना चाहती हो? Murashaka isura yanjye kwigira umukara. दाए? तुम Murashaka kugaragaza isi ko ndi mubi. Nimuhangayike. एहसान कर. Reka ahubwo mbakorere faveri. Nangije agufatira ya ndobo. Baby. Mbakorere faveri. Baby. Nangije agufatira ya ndobo. Araza afata ahandi yari yashyize bya biganza bye ahita ashyiraho noneho मैं हूँ कर. ndi umugore mubi noneho murabyemeye मेरा मन, मेरी सोच, मेरी आत्मा. yaba ari mu mutima wanjye mu bitekerezo byanjye roho yanjye ibintu byose ni bibi gusa ni bibi तुम्हारे none rero kano kanya सुख, रोशनी, सब byaje mbatwara ibyishimo कुछ अंतरा नाम के अंदर n'amahoro by'uyu muryango reka ngaho अंधेरे की एक काली छाप मैं तुम सबके लिए यहाँ छोड़े जा रही हूँ. ngiye gusiga bino biganza nabigize umukara kugira ngo bijye bihora bibibutsa mujye muhora mubyibuka ये काली छाप kandi prince zanjye ऐसा श्राप डालेगा zigiye kubera umuvumo uyu muryango की तरह जियोगे. kandi mwese muzahora mwabyumvise neza और एक बात याद रखना mwibuke ikintu kimwe कि ये आत्मा जितनी काली है ना उससे कई ukuntu mbagamije ibibi rero गुना ज्यादा काली मेरी umuvumo wanjye जुबान है. ndabizi uzakora अन्न की कीमत क्या? kandi nizeye yuko जानते हो ना मिस्टर अक्षत जिंदत. umuvumo uzagera no kuri akishati gendari ndabyizeye tugende rata polisi we सिवाय इस गुड्डन के मेरे मन का कालापन कोई क्यों नहीं देख पाया? सोचो, मैं बताती हूँ. क्योंकि तुम सबके भी ना चेहरे भोले हैं लेकिन मन में कालापन. एक बार मतलब निकल जाए उसके बाद तुम कौन मैं कौन? और तुम क्या मुझे लेक्चर दे रहे हो? सही गलत ये वो. ni gute ubundi mwaza kunyigisha indero zanjye इंद्र की औलाद हो. nawe wagira ngo uri umugabo nyine ukwiye gufatirwaho icyitegererezo थोड़ी सी चिंगारी लगाई और तुमने जाके n'ubundi naraje nkomanya ibitekerezo byawe nkwangisha gudeni के पूरे रिश्ते को आग लगा दी. n'ubundi birangira utandukanye nawe वो सही था. प्यार और विश्वास को तोड़ना सही था लेकिन मैं गलत. waramugambaniye none byose uri kubingerekaho और आप kubingerekaho ndetse nawe rero कबर में है और एक n'ubundi ntabwo uzaramba यहाँ रहना है कि वहाँ रहना है और मुझे ntabwo uzabasha kugenda kuri iyi mitungo none utangiye kunyigisha ngo ko nkwiye kwitwara क्या भरे जाके अपनी फेवरेट बहू को जाके धक्का kubera yuko ibitekerezo byawe nabirose कर दिया. तब कहाँ गया था विश्वास? wanze umukazana wawe ntabwo mwizera चीटियों ndetse namwe mwembi babiri तो खाट तो पाई नहीं. icyo mukora ni ukurakaza umuntu gusa nta kindi mumaze दिखा वहाँ की हो गई. एक बार अपना मतलब अब नहीं होगा इसलिए मेरे इस्तेमाल में आ पाई. क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? bose atangira kubaserereza मेरा है. mwese murumva muri kuvuga namwe muri babi याद रखना ufite amasura abiri अंधेरे की रानी mwibuke ko njye ndi umwamikazi w'ibibi पर राज करती हूँ और मैं डंके की चोट पे हूँ. kandi ibyo napangaga byose nabigeragaho आज ये शैतान uyu तुम munsi rero ndabasezeranye yuko कि भले ही ये कालापन तुम सबकी mushobora kuba munyikijije kano kanya लेकिन ये वापस ariko nzagaruka
nzagaruka आएगा और फिर nzagaruka noneho nkomeye चपेट में लेगा ubuzima bwayo nzabugira bubi cyane तुम सबकी घेरा होगा urebe कालापन होगा और अंतरा नाम का शैतान होगा Kudos to you, Guddan. felicitasiyo gudani yemwe kuvuga yuko byari bishimishije gukina nawe umukino urabizi जब हमारी ये जंग ikindi gihe rero twongera guhura इतना ही मजा है ntabwo bizaba bishimishije तुम रोशनी kubera yuko तो मैं अंधकार हूँ wowe navuga yuko uri urumuri ngenda umwijima और ये दुनिया तो बैलेंस पे चलती है ना navuga ko uri umwana mwiza njye nkaba umwana mubi rero ntabwo bishoboka yuko wapfa kunyikiza urabyumva neza जंग ना ntabwo wapfa kunyikiza urugamba ntirurarangira kandi ntabwo ruzarangira vuba aha ngaha sinzi ikintu ariko yishingikirije antara n'ubundi namaze gutsinda urugamba हर की जिंदगी से nabashije byibura kubohora umuryango wanjye और अगर इस अंधेरे ndetse ndawutabara कोशिश भी की ना अंतरा nongera rero guhirahira kubangamira umuryango wanjye uzibuke ikintu kimwe ikindi gihe ntabwo nzaguhana gusa जायज मौत nzanakwica अंतरा को हम afande विक्रम mumufunga kuba agiye yishe musaza wanjye vikiramu गिरफ्तार करो इसे कहानी है mufunge we ibi ariko ntabwo birangiye पता है क्या iyi ni intangiriro स्टोरी की कहानी है ना वो मैं अपने हाथों से लिखूंगी tangiye kumutega iminsi और ये umutware we नहीं हुआ तो ये मिस्टेक मत करना ठीक है ntabwo ndihorera तो तुम लोगों की जिंदगी ubuzima bwayo nzabwuzamo ibibi ehehe amagambo yanjye muyazirikane मेरा इंतजार करना nzagaruka bahita bamutwara nzagaruka we nimba azagaruka ate simbizi sinzi ukuntu azagaruka yaje imbere y'umugore we gudani ariko muri iyi minsi ngo hari ukuntu ngo bahaye akantu k'akadivoruse सब ठीक हो गया है गुड्डन ibintu byose bimeze neza gudani urabona wamaze kugera ku cyo wari ugamije urebe ये लो अब ये अपना कचरा उठाओ और निकलो यहाँ से बिल्कुल nta kindi yakoze yamuzanye ngaho batangira kumupakirira हमारी pakira ibyo agende तुम नहीं समझे icyo twakora cyose ntabwo wahinduka अरे विपरीत बुद्धि ikigaragara cyo rero wicukuriye imva होता तो हंसी खुशी wakabaye warashyigikiye ukuri साथ रह रही होती byibura wakabaye ukomeje kubana natwe लक्ष्मी ariko Lakshmi वो तो एक urabizi अच्छाई है ejo n'ubundi ni umwana mwiza अगर एजे का बस niyo चलता mpamvu yamusabye kujya muri Amerika सीधे इसे जेल पहुंचा ariko abaye abishaka yanagufungisha saru मैं जानती हूँ तुम सुधरो ndabizi ko utahindura inzira zawe छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ ariko byibura hari ikintu nshaka kugusaba पति के साथ अपना nuramuka ugeze muri Amerika दिमाग है ना वो मत चलाना izo trike zirangwa ziciriritse ntuzazikoreka umugabo wawe तुम्हें वहाँ से kuko umugabo wawe azahita aguta और तुम्हारी सौतन ले ahita ajya kwishakira undi mugore bamuhaye igihano cyo kujya muri Amerika abandi bana babaha ibihano sha byo kujya ngo muri Amerika ngo ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo जाते जाते एक हिदायत देना चाहती हूँ आप दोनों को जीत की खुशी reka ngugire inama mbere ko ngenda rero खुशी में पागल मत हो जाइएगा कि अंतरा ना nimuze guserebura intsinzi yanyu ku buryo bibuza gutuma yibagirwa antara ntabwo mwibuka amasezerano ye azagaruka जिंदगी में kandi azagaruka aje kwangiza ubuzima bwanyu nawe atangira kubatega iminsi की अंत ehehe चौकन्ना रहिएगा क्योंकि अंतरा जी शैतान का रूप नहीं है बल्कि खुद खुद साक्षात शैतान ntabwo twavuga ko antara ari akadayimoni gusa ahubwo wagira ngo ni satani yamuvukiyemo azagaruka kandi azatuma ubuzima bwanyu buba bubi cyane ये जो बोल रही है वो सच हुआ तो he rebe जानता हूँ तुम क्यों रो रही हो गुड्डन अंतरा से लड़ते लड़ते चैन तो क्या तुम्हारी जान तक चुक गई और ये आंसू उसे आखिरकार छुटकारा पाने की राहत के हैं क्या क्या नहीं किया तुमने उसका सच हमारे सामने लाने के लिए sasa wumve लड़ते चैन तो क्या तुम्हारी ni जान ukuri rwose byari ibintu bitoroshye तक चुक गई
kugira ngo urwanye antara, आखिरकार छुटकारा पाने ariko byibura hari amarira y'ibyishimo की राहत की है bwa nyuma na nyuma ubasha kumukura mu nzira. सामने लाने के लिए, पर मैं ही झूठे विश्वास में अंधा था. Ikibazo nuko njye nakwizeye buhumyi, ikibazo nuko yamwizeye buhumyi. इन रिपोर्ट्स में साफ-साफ लिखा है कि अंतरा जी प्रेग्नेंट नहीं है. yakongera akibuka ukuntu yaje avuga yuko adatwite, undi akanga kubyizera आप सभी byose yanze kumwizera. Nk'umugore we bakundana ahitamo kwizera antarasha. का पर्दाफाश करने की कोशिश में wagiye useba cyane kugira ngo antara ibyo bishyire ku karubanda. cyuko ukuntu yagiye aseba arabyibuka. फिर भी तुमने अपनी कोशिश जारी रखी. ariko we wakomeje gushyiramo imbaraga mu bintu ushuka antara kugira ngo ukuri kumenyekane, ukibuka ibyo yagiye akora. ibi byose byari kugira ngo ibya antara bimenyekane. ntabwo yigeze acika intege. arabyibuka bagiye babinyuranamo. तुम मर चुके हो. warapfuye. मैंने अपने हाथों से तुम्हें मारा. narakwishe nkoresheje ibiganza byanjye. mpamvu nyine batamurega icyaha cyo kwica Honda nuko Honda atabaho. njye naje nje kwiworera. arabyibuka n'ukuntu yabaga ari inyuma ye. ndetse yitwaje imbunda. सब सहना पड़ा. ndi impamvu yatumye ubabara cyane, सामने तक आ गई. ariko wari witeguye ko wakemera no gusama isasu ku bwanjye. और अभी तो से कि मैं पता चल जाएगा कि तुम niba noneho ariko bimeze ibi biraza kumfasha kugira ngo menye niba warapfuye cyangwa uri muzima, cyangwa ari ibintu biri aho ngaho bihari. मेरा भ्रम क्लियर हो जाएगा. byita ko bihari kandi bidahari. uyu munsi rero ndaza kukwibasira. burya cya gihe hari ibyo batatweretse. yari afite imbunda, yari afite imbunda. urebe, yari afite imbunda. akora mu mbarutso. urebe, akora mu mbarutso. antara nibwo yahise yitambika ku munota wa nyuma. hari habuze gato yari amurashe. ntabwo uri buze kumurasa, ntabwo nakureka ngo ubikore. urumva neza ibiki ukoze gute? ni gute ubu usibye umupangu wacu ugiye kuwubwira antara igihe kitaragera? और कृष्णा जी की मूर्ति पर गोली चलाने वाली हो. nimba ushaka kumurasa warasa kiriya gishushanyo cya Krishna. मूर्ति कृष्ण भगवान की बात कर रही हो. ibaze uri kwivugira ibya Krishna ahangaha. ninde wundi navuga? njye ndashaka kurasa Honda uko amurangaje. undi yahise acaho, yahise amenya ikigiye guhita gikurikiraho, yahise acaho. yaramurangaje. किस पर क्या बोला तुमने? किस पर गोली? ibiki uvuze ra? होंडा साहब पर. ngo ninde ngo wari ugiye kurasa Honda? Honda rero ko ntari kumubona. तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? हम यहाँ खड़े. uri gushakisha. क्या हो गया तुम्हें? wagira ngo Honda ari ahangaha kandi ubona turi nijoro. और क्यों जवाब? uri kubaza ibibazo byinshi ko kimwe kugusubiza. genda huze, genda se nyine, genda wana, genda. genda. nayibona. कैसे और किस मुंह से शुक्रिया करूं मैं भगवान का कि तुम जैसी पत्नी मिलने का भाग प्राप्त हुआ. shima Imana ukuntu yamuhaye umugore nka Gudani. पहने तो ये आंसू दर्द के urira uko ushaka kose. ayo ni amarira y'ibyishimo, ntabwo ari ay'umubabaro. ठीक है. n'ubundi intsinzi wamaze kuyigeraho, wamaze kuyishyikira. सुकून तो है ही जनरल साहब. ndumva mfite amahoro Mr. Gendari we, ndetse ndishimye. ये हमारे परिवार bwa nyuma na nyuma umuryango wacu बुराई के बाद navuga ko ubohowe. पर ये हमारे होकर भी हमारे नहीं है. ndetse n'amarira yanjye sinabasha kuyakontorora cyane rwose. मैं हूं तो इन्हें रोकने का जरिया भी तो नहीं होगा ना कुटन. कुटन मैं मानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की. ndabyemera nakoze amakosa menshi, क्योंकि लिए शर्मिंदा भी हूं. rero mbabare ku byo nakoze. koko ni ukuri rwose umbabarire, nsabye imbabazi. जनरल साहब Mr. Gendari we wivuga yuko वो पाएगा. nujya uvuga yuko nta kintu ntashobora gukora. वो समझाना. rero gira icyo umbwira. अब और कैसे हो पाएगा इससे? byibura se nzabasha kukumva. rimwe na rimwe uvuga yuko सुने आने देंगे. utakihanganira kumbona ndi kubabara, ndi no kurira. की इजाजत देते हैं. none aka kanya uri kunsaba ngo ndire numve rwose nduhutse. हमें दिए ना. Gudani ni ukuri waduhaye ibyishimo bikomeye. बाहर के हर apana wowe gusa, n'abagize umuryango bari baremerewe, none urabaruhuye. तुमने बचाया है. tabaye umuryango wacu. मैं भाई रावत के कातिल को सजा तुमने दिलाई है. utumye inshuti yanjye musaza wa Irawati गन के बाद abona ubutabera. तो मन तो भारी होगा ना.
इसीलिए कह रहा हूँ ये niyo mpamvu rero nawe nkwiye kuvuga yuko को बहने दो warira rwose uko ubishaka मदद करेंगे तुम्हारी ahari biraza kugufasha umutwaro wumva uri ku mutima wawe ukaba wagabanyuka मेरा मान रखने तक तुमसे सब कुछ बहुत अच्छे से हो पाए wabasha gukora ibintu byose mu gihe ngewe nari ndi kwifatanya na Antara वापस दी waduhaye ibyishimo जिसका इस पूरे परिवार umuryango wacu प्रीत से इंतजार ibyishimo washakaga urabitanze ibi byose ni ukubera wowe क्या आप खुश हैं जिंदल साहब ubuse noneho urishimye Mr. Jendari we ubu noneho urishimye njyewe मैं इतना खुश हूँ गुड्डन कि मेरा मन ndishimye cyane rwose ndashaka kubivuga nkabibwira isi yose अक्षत ko njyewe Akshat Jendari गुड्डन अक्षत जिंदल का ndi umugabo wa Gudani Akshat Jendari इंडिया की यंगेस्ट सास जिससे सब ni nawe mukazana muto mu gihugu cyose कुछ हो पाता wakora ibishoboka byose nta kintu utageraho मैं उसका पति हूँ nanjye rero nkaba ndi umugabo wawe गुड्डन मुझे आज तक Gudani we मैंने अपनी najyaga ntekereza yuko nageze kuri byinshi mu buzima bwanjye लेकिन मैं गलत था ariko naribeshye अचीवमेंट मेरी सबसे icyo nagezeho ni ibyishimo bikomeye mu buzima bwanjye navuga nagezeho no kundi umugabo wawe uri uw'agaciro kuri njyewe I love you niyo mpamvu nkukunda rero ntusanzwe niwe ukunda Gudani ibise biraza gutuma mubabarira cyangwa niko biraza gutuma mubabarira cyangwa ko aricyo ndi kwibaza niko ye biragenda bite rero tugiye tuyisoreza hano kandi dukomeza n'izindi epizode murabizi ndabakunda cyane yari epizode ya 273